Reka mbasuhuze bakunzi ba Sam TV show, mbabwira neza yuko tuzajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye, ndetse aya makuru akaza kubagereraho ku gihe. Uritegereza ibingibi ntabwo wari uzi yuko byaba ibingibi ukurikije uburyo Kisekedi yagiye avuga amagambo menshi agiye atandukanye, ndetse avuga yuko n'ahandi hantu ashobora kuzahurira na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ngo uretse nibura kereka baramutse bahuriye mu ijuru. Ntabwo wari uzi neza yuko byaba ngibi ngo babashe kuba bakongera guhura nk'uko bisanzwe. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize mwagiye mwumva, ndagira ngo ubashe kuba wasobanukirwa politiki icyo ari cyo, ntuzajye uyirukangamo cyane, ujye ubihanga amaso ndetse utege amatwi, nurangiza wicecekere witurize. Uzi neza yuko perezida w'u Burundi General Neva isi mike yishize yavugaga yuko u Rwanda rushaka kumutera, ndetse ngo niba rushaka kumutera, ndetse ngo n'u Burundi ngo buramutse buteye u Rwanda ngo nta handi bwabasha kuba bwacya ngo uretse guca ahantu bita mu Kirundo. Muzi neza yuko u Rwanda kuva na kera ntabwo bwigeze butunesha, ntabwo twigeze dutsindwa. Noneho ibyo ngibyo uzi neza yuko u Rwanda rwabihakaniraga kure. Ese aya magambo aba baperezida bagendaga bavuga, haba Kisekedi wa Kongo ndetse na General Neva w'u Burundi, ni ukuvuga ngo aya magambo bavugaga, wari uzi neza yuko igihe gishobora kongera kugera nibura bakabasha kuba bahurira ahantu ari bo uwa batatu, mu gikorwa runaka bagahuriramo. Ibyo bintu ushobora kutabyumva neza, ariko ibi ngibi byabaye. Ndagira ngo umanze witegereza neza, ndetse yino video ubashe kuyumva irangire, numara kuyumva usobanukirwe byose. Ni ukuvuga ngo politike ibitangaje, politike ni umukino uhambaye, ni umukino utapfa kujyamo ngo ubagamire ahantu runaka, politike ibihambaye. Ubu ngubu rero abahuriye Gabo, ahangaha rero perezida wa Gabo akimara kurahira, ni ukuvuga ngo hahoze hariho abaperezida bose. Icyo nshatse kuvuga ni agashya kabaye ahangaha, nawe ubwawe wareba ukavuga ati kano kantu koko ndakagejeje ku bakunzi banjye, tugiye kuzajya dukorana mw'iyi minsi naba ngosheje. Ni ukuvuga ngo agashya kabaye, perezida wa Gabo akimara kurahira nta kindi yakoze, yaje asuhuza abayobozi bose, asuhuza abaperezida bose bagenzi be. Amaze kubasuhuza aragenda asuhuza perezida w'u Burundi, aragenda asuhuza perezida wa Kongo ndetse n'abandi baperezida bahoze bari aho ngaho. Ageze kuri Paul Kagame hari akantu kabaye. Ako kantu kabaye se uri kwibaza ngo ni akahe? Ese wakoze subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru meza ndetse ku gihe? Ako kantu kabaye reka ngakwereke. Ahangaha urabibona, yaje perezida wa Gabo wari umaze kurahira, asuhuza abandi bantu bose, arabasuhuza neza. Amaze kubasuhuza ageze kuri Paul Kagame, ikintu yakoze yabanje atera sari. Amaze gutera sari abona kumuhereza ikiganza. Gira sari ni kuki yabanje kuyimutera atayitereye abandi? Nawe ibaze icyo bishatse kuvuga. Bishatse kuvuga yuko uzajye ukora ibintu byawe neza uko byagenda kose, kabure niyo bamwe batakishimira ibyo bintu wakoze, hariho abantu baba bishimira ibyo bintu wakoze. Ni ukuvuga ngo ahangaha urabona neza yuko umusaza yaterewe isari na perezida mugenzi we, bitandukanye n'abandi bayobozi bahoze bari aho ngaho uburyo basuhujwe. Mbese ni ukuvuga ngo abandi bose basuhujwe mu buryo busanzwe, ariko bageze ku musaza, perezida wa Gabo ageze ku musaza, arangije mbere yo kumusuhuza abanza kumuterera isari. Ni ukuvuga ngo ako kantu nako uba ugomba kukareba, warangiza ukagatekereza ukavuga ati koko uyu musaza aratwika koko. Nawe urabibona, ibi ngibi ushobora kubibona ntubashe kuba wabyitaho, ariko ni tumwe mu tuntu uba ugomba kureba warangiza ukatwitegereza. Ako ngako ni kamwe mu dushya twabaye hariya, ariko nyine nuko byagenze utyo. Perezida wa Kongo ntabwo
uyobewe amagambo aba amaze iminsi ari kuvuga ngo kugira ngo nzahure na Perezida Paul Kagame ukireka duhuriye mu ijuru. Ibyo ngibyo nyine muba mubyumva ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye, ariko haba hari icyizere. Abantu bakiriho nyine baba bagomba kugera igihe bagahura. Ikintu kidahura ni imisozi, aho abantu bo baba bagomba guhura. Iryo ngiryo naryo ni isomo. Nawe niba ufite umuntu wanga murenganya cyangwa se ukaba umwanga gutyo wumva yuko mutazigera muhura mu gihe muri kumwe, icya mbere ni uko muba mugomba kongera mugahura, ndetse kugenda muhura nibwo n'ibyo bibazo byanyu byabasha kuba byakemuka. Ariko mudahuye ntabwo ibyo bibazo byabasha kuba byakemuka. Iyo abantu bari kugenda bahura nibwo babona n'uburyo bwo kuba bagira baganira. Hari ijambo nigeze kumva ngo kubabarira burya si itegeko. Ayo ngayo ni amwe mu magambo yavuzwe na perezida, ngo kubabarira si itegeko, ariko kubana neza nk'abanyarwanda byo ni itegeko. Ni ukuvuga ngo niba utababariye umuntu reka kumuhutaza, igihe nikigera cyo kumubabarira uzagira uzamubabarira. Ayo ngayo ni amagambo umusaza aba agenda avuga, kandi wareba ukabona kuko ni amagambo ari mu bwenge. Rero n'abariya bavuga ati ntaho tuzahurira, nyuma y'aho ngaho mukabona amafoto ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo iyo babashije kuba bahura nibwo babasha no gukemura ibibazo byabo. Badahuye ibibazo byabo byakomeza bikaba imisozi. Rero mu byo twari twabateguriye nka Sam TV show, ako kantu nako kari ngombwa yuko mukamenya wagwana biba byagenze bite hariya. Ako kantu nako kari sawa. Icyo nagusaba nuko wakora subscribe kugira ngo tuzajye tugenda tubagezaho utuntu n'utundi tugiye dutandukanye tuba tugenda tuba hirya no hino, ndetse ndababwiza ukuri ntabwo nzabatera irungu. Murakoze, Imana ibahereze umugisha.